uhereye mu kinyejana cya 16 mu mwaka w'igihumbi 519 ku ntangiriro y'umugorozi witwa John Wycliffe, ukaza ukageza ku mugorozi waduhaye iyi nsanganyamatsiko witwa William Miller. Imana ibaha umucyo uvuga ngo ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ryonyine, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ejo tuzabiganiraho. Umucyo Imana yazanye kumurika mu mwijima wari umaze igihe kinini warabaye icuraburindi, nta muntu ukibona hakandagiza ikirenge, bisa naho ukuri kwasibanganye. Bibiliya barazikoreye itsembatsemba. Imana ibaha indi fondasiyo ivuga ngo mu mahame mukwiye kwishingikirizaho, muzizere Kristo kandi Kristo we wenyine, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Uwo mucyo wa mbere iwuha John Wycliffe, aza avuga ibya Bibiliya. Haleluya. Martin Luther aza avuga iki? Martin Luther aza avuga ibya Yesu n'ubuntu bwe, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Imana yababwira ngo kandi muzizere, muzishingikirize ku buntu, kandi ubuntu bungana iki? Ubuntu gusa. Amen. Imana irababwira ngo nta kindi kizababeshaho nimwiga ijambo ry'Imana mukabonamo Yesu, mugasobanukirwa ubuntu bwe, muzabwizere, kwizera kandi kwizera gusa. Amen. Korali rero isoza indirimbo yaturirimbiye ivuga ikuzo ry'Imana, kandi ikuzo ry'Imana yonyine. Umucyo w'Imana urimo izo ngingo 5 twagiye tuziganireho, tuzivugeho, ntabwo nzisobanura, muzisubiremo gusa. Ubu ni insozi. Nta kintu cyatuma dutinya ibitubabaza uyu munsi, nuko byaba bisa n'ibiri butwice, bisa n'ibikanganye, waba ukwirengagiza byinshi Uwiteka yatunyujije mu byatugoye, ari Imana yabiturengeje. Izamuka ifite ubuzima bwawe bwose mu kuboko kwayo ntiyikurinze. Yizere gusa uyirekere ibyo byose bikurwanya, urebe imbere kwereka yuko ari Imana. Impamvu yo kubaho kw'ishyanga ry'Abayuda cyangwa se ishyanga rya Isiraheli, kuko Imana ntiyari yaremye Abayuda, yari yaremye Isiraheli. Muri Isiraheli hakaba harimo Yuda wabwiwe ubuhanuzi na se Yakobo, amugezeho amuha umurage, amuhanurira, aramubwira ati weho Yuda urahirwa, mu bana banjye 12 ugenje gute? Urahirwa, kubera yuko inkoni y'ubutware ntizava hagati y'ibirenge byawe nyirayo ataraza. Havugwaga nde? Havugwaga Kristo uzavuka mu rubyaro rwande rwa Yuda. Ndashaka kuvuga yuko ishyanga Imana yaremye, yahamagaye Aburahamu, imuha urubyaro mu buryo bw'igitangaza, kugira ngo muri we mu mahanga menshi azamukomokamo, ariko umwe muri bo, umwe mu rubyaro cyangwa se urubyaro rwa Aburahamu azaheshe amahanga yose umugisha. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Imana yarabisohoje ntiyabisohoje? Imana isohoza amasezerano, ntiyica isezerano. Imana yacu iyo yavuze biba byabaye, iherezo Kristo yaravutse. Rero uko byagiye biba amateka ahererekana, byagezaho Abayuda bahusha intego, bimura Imana. Abo twiganye murabyibuka, bikorogoshorera amariba atabasha gukomeza amazi. Yeremiya igice cya 2:13. Imana ikomeza kubaha umuburo kugeza igihe bagiye i Babuloni, kugeza igihe Daniyeli agize agahinda mu iyerekwa yagiraga. Ni ibintu tumaze iminsi twiga, ariko Imana iraza yongera gutanga andi mahirwe ku Bayuda. Irababwira ngo biriya byumweru 70 nkubwiye Daniyeli mugabo ukundwa, bitegekewe ubwoko bwawe n'umurwa wera. Harimo ibanga muri ibyo byumweru 70, ngo ibyo byumweru 70 nibishira, ibicumuro bizacibwa, ibyaha bizatangirwa impongano, ahera cyane hazasigwa amavuta, kandi
azimikwa gukiranuka kw'iki? Kw'iteka ryose. Ibyari bikomeye cyane. Haleluya. Ibyo byumweru 70 wo muri wa mukino w'agati navugaga, ni igihe abayuda bari batwaye iki? Kagati bakirukankana. Ari bagenje gute? Ari bafite ibyera by'Uwiteka, ari bafite ubuhanuzi, ari bafite ukuri kw'Imana. Ni nayo mpamvu abanyabwenge b'i Babuloni bajya kumenya ko umukiza yavutse, basomye inzandiko z'iki? Z'i Yerusalemu zanyazwe na Nebukadinezari. Barimo gusoma kubera ko ibyanditswe byera byari byarabikijwe abayuda, nibwo bamenye yuko hari igihe Mesiya azaza. Bagira amatsiko, bifuza kumenya biruseho amashira kinyoma ya Mesiya, maze batungurwa n'umucyo uvuye mu ijuru, barabonekerwa. Marayika w'Uwiteka abaha inyenyeri ibayobora, ikajya kubereka aho umukiza agenze gute? Yavukiye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndashaka kubabwira ngo ibyo byumweru 70 n'igihe cyari cyarahawe abayuda. Buri jambo ryose ryavugwaga na Yesu, ryose ryabaga rifite icyo rivuze mu nzira y'agakiza, muri bwa buturo bwera. Haleluya. Kuko yivugiye ati, nige nzira, nige kuri, nige bugingo. Amen. Nige nzira, si yo mbarangira, ahubwo ndi nzira. Amen. Mukwiye kunyuramo. Igihe rero Petero, mumbabarire, yamubazaga ikibazo cy'amatsiko, ndacyita icy'amatsiko kuko sinzi ko yari kubasha gushyira mu bikorwa igisubizo cyacyo. Igihe yabazaga Yesu ku byerekeranye no kubabarira, akamubaza ati, mwene data nancumuraho nzamubabarire inshuro zingahe? Yesu aramubwira ngo uzamubabarire 7 Mu yandi magambo, Petero we, uzanyigane uko nongeye amahirwe yongerera ku mahirwe. Tujya tuvuga ngo amahirwe ya kabiri. Se buri Imana iduha amahirwe ya kabiri? Amahirwe Imana iduha ni amahirwe ya kabiri. Ntimubasha kunsubiza mwese, ariko ntabwo ariko bimeze. Ni amahirwe yiyongereye kuki? Yohana igihe yasobanuraga ibya Yesu yavuze amagambo meza cyane, ariko tutabasha kumva neza. Yohana igice cya mbere, yashakaga, Yohana yari inshuti ya Yesu. Intumwa zose zari inshuti, zari zegereye Yesu, ariko byari bizwi ko Yohana ari umutoni. Haleluya. Kuki Yohana yari umutoni? Nuko Yohana yari yarazanye umwete we wose, arangije yiyegereza Yesu ku mubiri, ariko ndatekereza ko no ku mutima yari yaramwiyegereje rwose, cyangwa yaramwiyeguriye rwose. Rero agiye kumuvuga, birumvikana ko yashobora kumuvuga mu buryo butandukanye n'ubw'abandi. Arababwira ati, wongeye kubabwira uwahozeho uhereye mbere na mbere hariho jambo. Haleluya. Mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana, kandi mu byaremwe byose nta na kimwe. Ariko murumva icyo gisigo, hari undi wigeze avuga amagambo nk'ayo ngo, kandi mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Aravuga ageze nko ku murongo wa 4, avuga ngo muri iryo jambo, haleluya, muri iryo jambo harimo ubugingo, kandi munyumve neza ngo mu ijambo harimo ubugingo, kandi muri ubwo bugingo harimo umucyo w'iki? Umucyo w'abantu. Haleluya. Arakomeza aravuga ati, uwo mucyo waje kuvira mu mwijima, ariko umwijima urawuhunga. Yaje mube, ariko abe ntibagenza gute? Arakomeza agira agahinda, asobanura iby'uko byagenze. Ariko ageze ku murongo mwiza cyane wa 12 igice cya mbere, aravuga ati, icyo akora nubwo abe bamuhunze, muri bo abamwemeye bose bakizera izina rye, abaha ubushobozi, capacity, abaha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya. Kavuga ati, rero abo ngabo bitwa abana b'Imana, abo ni bande bana b'Imana? Ngo abo ntago ari ababyawe n'ubushake bw'umubiri, bw'umugabo cyangwa bw'umugore, ahubwo abo babyawe. Arakomeza ageze ku murongo wa 16, aravuga ati, uwo rero
uwo ndimo kubabwira Yesu Kristo, amen, ubuduhesha kuba abana b'Imana. Ibimwuzuye ngo ni ubuntu bugeretse kuki? Ubuntu bugeretse ku bundi. Haleluya. Ubwo buntu nibwo butuma twebwe abanyabyaha, nibwo butuma bahagarara imbere nkabaho. Ubundi nagombye kugwa imbere yanyu ko sinera rwose, kandi namwe ntimwagombye kuboneka ahangaha. Ni ubuntu bugenje gute? Bugeretse ku bundi. Ubwo nibwo buri muri iyo nzira rero. Ngarutse ku cyo Yesu yasubije Petero amubaza ngo mwene data nancumuraho nzamubabariye kangahe? Yamusubije ngo iki bavandimwe? Yamusubije ngo uzamubabarire, uzamwongera ubuntu, kandi ubwo buntu buzabe bugeretse ku bundi buntu. Haleluya. Njyewe uko nabababariye mwebwe abayuda, dore nabahamagariye muri sogokuruza inde? Aburahamu, mukura mu gihugu cy'abapagani kitazi Imana cyitwa Uri, mutuza hehe? Mutuza i Kanani, mu gihugu cy'imisozi miremire cyera imbuto, kikabamo amata n'ubuki. Mpahamuhera umugisha, agira urubyaro mutabasha kubara nubwo yarakuze. Dore jyewe ibyo nabakoreye. Mumaze kugoma mukabasuhuke mu gihugu cy'amahanga, nabakuje amaboko akomeye mu biganza bya Farawo, mbanyuza mu butayu bwumye butagira amazi, butera butagira imbuto, nkabahera manu, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, nkabahera amazi muranywa mushira inyota. Natandukanije inyanja, ntandukanya na Yorodani, dore mbagejeje i Kanani. Ariko Yesu yasubizaga ijambo rimwe, Mwuka Wera agasigara asobanura detaye. Haleluya. Mbagejeje i Kanani, nahabahereye amabwiriza asanga amategeko yanjye nari narabahaye. Ndababwira ngo muzirinde, mwanze kumvira mbatumaho abahanuzi basimburanye. Igihe mwari Babuloni nabongeye ubuntu bugeretse ku bundi, mbaha imyaka 490. Muvuye hehe? Muvuye i Babuloni musubiye i Kanani. None ubu muri i Kanani. Icyo gihe cyitwa igihe cy'imbabazi z'abayuda. Haleluya. Mwene data nancumuraho nzamubabarire kangahe? Uzamubabarire inshuro 490 zingana n'imyaka nabababariye, nkabagarura mu gihugu mugakomeza mukagoma. Ariko ku iherezo iyi myaka 490 irangiye bigenda bite? Iyi myaka 490 irangiye, igihe cy'imbabazi kirangiye bigenda bite? None si igihe cy'imbabazi cyarangiye gite, kandi tubwirwa yuko ku iherezo ry'imyaka 490, ku iherezo ry'ibyumweru 70 ibyaha bizacirwa, gukiranirwa kuzatangirwa impongano. Haleluya. Iyo mvugo irahura ite? Gukiranirwa kuzatangirwa impongano, ahera cyane hazagenza gute? Hazasigwa amavuta. Amen. Byari bivuze ngo ntago ubutumwa bwiza buzakomeza kuba ubwiru bw'abayuda, ahubwo ubutumwa bwiza ku iherezo ry'iriya myaka, agakiza k'inyoko muntu kazamera nk'umubavu uhumura neza, utame mu isi yose. Icyo gihe ntihazaba hakiriho umuyuda cyangwa umugiriki, ahubwo umukiranutsi wese azabeshwaho no kugenza gute? No kwizera Imana yacu yabwa icyubahiro. Ubwo buhanuzi bwari bivuze ngo Mesiya azakurwaho ku iherezo ry'ibyo byumweru 70, nibigera mu cyumweru cya 70 hagati, Mesiya azakurwaho ngo kandi azabuzanya ibitambo n'amaturo ku iherezo ry'ibyumweru 70. Maze icyo gihe mwami w'umunyamwaga azarushaho gukora iki? Turasoma Daniyeli igice cya 9 umurongo
Daniyeli igice cya 9 turasoma umurongo wa 26. Mu by'ukuri ni umurongo muremure, ariko reka nsome 27. Aratubwira ngo uwo mutware azasezerana benshi isezerano rikomeye rimare icyumweru kimwe, nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo. Umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi. Amen. Turimo turavuga ibyumweru 70 kugira ngo dufate ibindi, siko bimeze se? Ntabwo tuzarambirwa kuririmba iby'iki, iby'umusaraba. Amen. Umurongo wa 27 w'igice cya 9 uratubwira ngo ku iherezo ry'ibyo byumweru 70 Mesiya, uwo mutware, Mesiya umutware azabuzanya ibitambo n'amaturo. Twaraye dusoreje aho ngaho tuvuga ngo yabuzanyije ibitambo n'amaturo ate? Turacyari mu buturo bwera, turahera cyane. Yabuzanyije ibitambo n'amaturo igihe yahindukaga igitambo akaba n'umutambyi, nk'uko Abaheburayo nanone nko mu gice cya 9 habituganiriza rwose mu buryo busobanutse. Amen. Igice cya 9. Ariko ku rundi ruhande hari umurimbuzi wakomeje kubuza uburyo abana ba Isiraheli, abuzukuruza ba Aburahamu. Imana ikavuga nawe akavuga. Dufite, haleluya, dufite ikibazo cy'ijambo. Dufite ikibazo cy'iki? Dufite ikibazo cy'ijambo ritwinjiramo. Hari ijambo rituruka iburyo, iryo rituruka ku Mana. Rifite ububasha bungana iki? Haleluya. Rifite ububasha ngo bungana n'ubwazuye Yesu Kristo muki mu bapfuye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Iryo jambo rifite ububasha bungana n'ubwa jambo. Iryo jambo ni jambo. Iryo jambo rifite ububasha nk'ubw'Imana. Ni ritubwira ngo dore inzira yanjye irahera. Haleluya. Ariko ku rundi ruhande mu gutwi kw'ibumoso dufite irindi jambo, naryo ritubwira ngo dore inzira washaka zose, inzira igihumbi, inzira ibihumbi uzacamo nuko uzazicamo zose zizakugeza hehe? Zizakugeza hehe? Ko ntabwo turi kumwe. Hari umugani mwaba mwarigeze mwumva uvuga ngo inzira zose zigera i Roma? Ibyo sinabibabwiye. Buriya umugani ngugana akagenje gate? Umugani ugana akariho. Inzira zose, ubwo nimo kuvuga amajwi aturuka mu gutwi kw'ibumoso, arakubwira ngo inzira zose zizakugeza hehe? Zizakugeza i Roma. Imana ibwira Abayisiraheli ati mbahaye umugaragu, umwana wanjye, umugaragu wanjye Mose, mumwumvire. Uyu ni uzabayobora. Nabo bagera kuri Yorodani aho Mose ageze abatungira urutoki ngo ngikiri igihugu cy'isezerano, nimwumve impumuro yacyo, maze inzira z'i Roma zikaza zikabwira ngo mureke twitorere undi mugaba adusubize hehe? Muri Egiputa. Egiputa, Babuloni, Roma. Iyo yose ni imirwa Satani aturarikira kujya guturamo. Ariko Yesu arababwira ati yewe ntago ndimo gushaka ko mutura mu migi y'inaha, ahubwo ndimo ndabategurira amazu meza. Haleluya. Ngiye, sinshaka ko mutamenya ko ngiye kubategurira ahanyu, ngo ayo mazu aho ndi namwe muzagenza mute? Kandi aho njya inzira murayizi. Batereka ntago tuyizi, twaba tutazi aho ujya tukamenya inzira dute? Aho ni muri Yohana igice cya 14. Arababwira ati dore nige nzira, ndabasubiramo ya magambo, nige kuri kandi nige ubugingo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Murihuta? Shaka unsoreza murihuta cyangwa ntangire? Haleluya. Reka mbabwire gato ku nkuru y'imyaka 1260. Amen. Mureke dusenga Imana.
Data wa twese uri mu ijuru ryera, abakera abatubanjirije muri uru rugendo wagiye ubahishurira kandi ukabongera imbaraga uko bacumaga urugendo. Natwe turi imbere yawe Data mu ntege nke cyane nk'uko ubibona, nubwo twe tutabizi ariko turi abanyantege nke bikabije. Turifuza guhemburwa n'ijambo ryawe, ijambo ryawe ritwuzure, amagambo aturuka ku mwanzi ahezwe, apfukwe rwose ntitubashe kuyumva, maze tuyobozwe umucyo wawe. Ijambo ryawe ryanditswe kera riraturuta, ijambo ryawe rifite imbaraga nk'izari muri Kristo, ijambo ryawe rihebuje ubwenge, ijambo ryawe rizahoraho, ariko twebwe ntitubasha kuryumva no kuryisobanurira. Turakuraritse ngo udusobanurire mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gusogongera. Kugenza gute? Tugiye gusogongera tuzacurure ejo. Tumaze iminsi 3 tuganira ku minsi ku byumweru 70. Ubu tugiye kuvuga ngo ko Daniel yahagaritse umutima amaze kwerekwa iby'agahembe gato kakomotse kuri ya sekurume y'ihene na ya mahembe yayo na rya hembe rya kane ryaje kurusha andi imbaraga, akabonamo agahembe gato. Ako gahembe gato kagakora amahano. Agahembe agaki Bugesera ahantu hitwa ku Gahembe, ariko saho mbabwira, ndababwira agahembe kari ahandi hantu. Ariko ako gahembe ni akanyambaraga ku buryo kateye ubwoba abahanuzi. Komeze tuvuga agahembe se, ahubwo Imana yaje guhishurira Daniel muri icyo gice cya 8, ava mu gahembe ajya mu cyo agahembe gahagarariye. Bwari ubutegetsi. Yahagaritse umutima yibaza ibyo. Ubwo ni muri Daniel igice cya kangahe? Igice cya 8. Mba ngira ngo nihute tugendane. Daniel igice cya 8, igice cya 8 nsome nibura mpereye ku murongo wa 9. Kuri rimwe muri ayo mahembe, kuri rimwe muri ayo hashibukaho agahembe gato karakura cyane, kaba kanini, riba rinini, ryerekera ikusi n'iburasirazuba n'igihugu gifite ubwiza. Rihinduka rinini rigera mu ngabo zo mu ijuru, ndetse ingabo zimwe n'inyenyeri zimwe ribijugunya hasi rirabisiribanga. Nuko ririkuza ndetse ryireshyeshya n'umugaba w'ingabo, rimukuraho igitambo gihoraho kandi ubuturo bwera burasenyuka. Izo ngabo hamwe n'igitambo gihoraho bihanwa mu butware bwaryo kubw'igicumuro, iby'ukuri bijugunya hasi rikajya ribasha ibyo rigambiriye. Nyuma numva uwera avuga, maze undi wera abaza uwavugaga ati, ibyo byerekanywe by'igitambo gihoraho n'igicumuro kinyagisha bizageza ryari? Ubwo ubuturo bwera n'izo ngabo bizasiribangwa? Inkuru nziza. Aransubiza ati, bizageza iminsi 2,200 uko bukeye bukiranye mu buturo bwera bubone kwezwa. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Twaganiriye kuri aya magambo, tubona ko guhagarika umutima kwa Daniel kwari gufite ishingiro. Ariko nubwo kwari gufite ishingiro, twizera Imana itabura uko ibigenza. Ntago nerekwa. Sinzi ko muri mwe hari uwerekwa muri mwe. Haba hari umuhanuzi uri muri twebwe ngo ngira ibyo mwibariza? Niba hari namfasha zamura ikiganza. Nta muhanuzi uri muri twebwe? Tukaba ari twebwe dutunze uyu mucyo w'ijambo ry'Imana, dushinzwe kuburira no guhanurira isi, hakaba habuze umuhanuzi muri twebwe? Nta muhanuzi. Nta n'umuntu ugira iyerekwa se? Nta n'urota se? Mama ntago werekwa? Nta n'ubwo urota? Ngo nta muhanuzi wabo? Iyo mugeze ahandi murahanura. Ndashaka kubabwira ngo ahari umenya, nge ntago ndi umuhanuzi. Ndagerageza kugenekereza.
ntekereza ko abahanuzi bavunika, kubera yuko iyo umuhanuzi abonye ibiteye ubwoba afite n'inshingano zo kubivuga, zo kubihanura, biramuvuna cyane. Ariko ntago Daniyeli yari umuhanuzi wiga, ntago yari umuhanuzi urose cyangwa weretswe bwa mbere. Yari yarasobanuye inzozi z'abandi, agira iyerekwa rye, agira amayerekwa atandukanye, ageza n'ubwo abizira, ariko ntago yari yarigeze ahagarika umutima nk'iki gihe. Yahagaritse umutima igihe yabonaga uko aya mahanga cyangwa ubu bwami buzagenda bukurikirana. Ntacyo bitwaye kuba isekurume y'intama ifite amahembe abiri ihagarariye ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, yagira iki, yategeka igahanguka ihanguwe n'isekurume y'ihene ifite irindi hembe rishinze cyangwa rihagaze mu gahanga. Cyo ntago cyari ikibazo cyane. Ikibazo cyaje kuba ku gahembe gato kari gateye ubwoba. Gateye iki? Daniyeli aka gahembe yarakitegereje, ariko umenya twebwe ako gahembe tutarakabona. Nasomye mu buhanuzi bwa Daniyeli mu bice bitandukanye kuva hatangiye kuvuga inkuru y'aka gahembe. Iyo usomye igice cya 7 yari yarabonye ako gahembe. Haleluya. Ndumva n'abaririmbira, ega ntangiye kumenya kuririmba. Alamakuru meza menywa n'abagenzi bazerera kure iwabo, kuko umukiza yenda kuza mu bwiza bwe kandi agiye kwima ingoma ye. Amen. Ndashaka kubabwira ngo Daniyeli yitegereje iby'aka gahembe kamutera ubwoba, abivuga inshuro imwe, abivuga inshuro ebyiri, abigarukaho. Amaze guhagarika umutima yatewe ubwoba n'ibintu bibiri. Daniyeli uyu tuvuga yari yarakuwe i Yerusalemu ari umusore utangiye kumenya ubwenge, umusore ujijutse, yari akiri umwana, umusore w'ingimbi. Ariko ntago nashidikanya ko Daniyeli yarazi ubuturo bwera icyo buvuze. Siko bimeze? Ntabwo nashidikanya ko Daniyeli yarazi ubuturo bwera icyo buvuze. Ariko icyamuteye ubwoba, yari yarabonye ubuturo bwera busenywa nande? Nebukadinezari, umugaragu wa Nebukadinezari. Ishyano riragwa, ubuturo bwera burasenywa. Iri yerekwa riba ntago Daniyeli yari agifite, nta buturo bwera bwari buriho. Ariko icyamuteye ubwoba cya mbere nuko yagiye kubona akabona aka gahembe gato abonye kazaza. Yarabyumvaga ko ari ingoma zizaza, ni igihe gishyize kera. Ariko nubwo bishyize kera, ubuturo bwera buzongera busenyuke busiribangwe. Ese ntago byari gutera ubwoba Daniyeli nk'umuntu w'Imana? Guhanurirwa ko yenda ubuturo bwera buzongera kubakwa nk'uko Yeremiya yari yarabyeretswe mu gice cya 25 byarashobokaga. Ariko kubona yuko ubuturo bwera buzongera gusiribangwa byari biteye ubwoba. Ntago nshidikanya ko Daniyeli mu byo yigaga, mu matekereza ko yajyaga atekereza ku bya Mesiya. Haleluya. Daniyeli yajyaga atekereza ku bya Mesiya. Agiye kubona ku gahembe gato, nawe ntikamutinye, kagenje gate, karamuhangaye. Daniyeli agira ubwoba, agwa igihumure. Ariko mu gihe yari ari muri ubwo bwoba bwinshi no kwiheba n'urujijo, yumva abera baganira. Haleluya. Nibura yumva ihumure, yumva abantu batarabo mu mwijima baganira, abana b'umucyo baganira, yumva abera baganira. Umwe abaza undi ati ibyo bizageza ryari? Undi aramusubiza ati humura, ibyo bizageza bizamara iminsi 2300, maze ku iherezo ry'iminsi 2300 ubuturo bwera buzongera bugenze gute? Bwezwe. Ariko ntibuzezwa gusa, icyo gihe hazabaho turimo kugana mu gukiranuka kwiteka ryose. Kandi uwo mugome, uwo mwanzi azagira gute?
Ijambo ry'Imana yasoza ritubwira iherezo ry'ako gahembe gato. Uwo murimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe uburakari buzasandazwa kuri we, kuri uwo murimbuzi. Imana ihabwe icyubahiro. Hari filime, sinabwiye ko ntakunda kureba filime, ariko hari filime zirangira neza. Filime y'intambara ikomeye irangira neza. Haleluya. Filime y'intambara ikomeye irangira neza. Amen. Korali yitwa Maranatha yo ku Kabusunzu yararirimbye ngo nta cyiza nko kujya ku rugamba uzi ko ruzarangira ugenje gute utsinze. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. None si yo myaka 2300 ko marayika Gaburiyeli yahishuriye Daniyeli ko muri ibyo 2300 imyaka 490 ihwanye n'ibyumweru 70 itegekewe ubwoko bwe n'umurwa wera. Indi myaka isigaye yo bite? Nahoze mbona bashyiraho ipica, ariko reka mbicemo nihuse. Hari undi mugabane w'iyo myaka Daniyeli yari yabonye mu gice cya 7. Ndasoma amagambo make gusa maze mbatera amatsiko, ejo tuzayaganireho. Daniyeli yari yabonye ibyako gahembe, ariko none habona ako gahembe gafashe ku nyamaswa. Inyamaswa ya 4 mu gishushanyo yabonye cy'inyamaswa enye zadutse. Muzasome Daniyeli igice cya 7, ejo nzafata umwanya wo kuzibaganirizaho inyamaswa enye. Ariko inyamaswa ya 4 ngo yari iteye ubwoba, ifite imikaka y'ibyuma, imenagura ibintu byose ikabiconshomera. Yashaka kuvuga iki se? Bana bato, ndabasabira ngo mugenze mute? Yohana yadusabiraga iki? Haleluya. Amahoro y'Imana gwire muri mwe, muhumure. Ibi muraza kubyumva, ntabwo ari inshobera mahanga. Ubwami bwa 4 bwavugwaga buteye ubwoba cyane bwari ubwami bwa Roma buhagarariwe n'icyuma. Maze mu bwami bwa Roma harimo ubundi bwami buteye ubwoba kurushaho bw'agahembe gato kongeye kugaruka. Ariko ubwo bwami buteye bute? Reka nsome umurongo 25 gusa w'iki gice kugira ngo tugane no ku musozo. Haravuga ngo ubwo bwami bwa 4 burimo akandi gahembe gato cyangwa ubundi bwami buto. Ubwo ni ubwami bwa Vatikani nayo babwiye ejo. Buzakora iki? Ngo niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera bisumba byose. Azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Ibi bintu bivuze iki ku bantu babyumvise bwa mbere? Ni muhumure. Amen. Ejo tuzabyumva neza, ariko nibura kugira ngo musogongereho. Ubu bwami bwa 4 bwarahemutse cyane. Ntago buhemukira abantu gusa, bwari kujije buragenda burwanya Imana mu buturo bwera. Amen. Kuko ku iherezo ry'imyaka 2300 tuhabona inkuru nziza yuko ubuturo bwera buzongera kwezwa. Ariko buzezwa bwarandujwe bute? Buzezwa bwarandujwe nande? Ninde uzahangara kwanduza ubuturo bwera? Uhangara kwanduza ubuturo bwera nuri mu butware bw'agahembe gato. Agahembe gato ni iki? Agahembe gato ni ubutegetsi bw'idini buvanze n'ubutegetsi bwa politike. Ariko mu buryo bw'umwuka agahembe gato kavugwa aha ni iki? Agahembe gato kavugwa aha ngaha ni idini y'ibinyoma. Idini y'ibinyoma irakora iki? Idini y'ibinyoma yanduza ubuturo bwera. Idini y'ibinyoma yanduza ubuturo bwera ite? Idini y'ibinyoma yanduza ubuturo bwera iyo by'abantu ikabakura ku nzira y'ukuri ikabajyana mu nzira nyinshi. Siko bimeze? Haleluya. Yesu yabwiye abamwumvaga abayuda n'intumwa zarababwira ati burya
ni irembo. Haleluya. Iryo somo twariganiriyeho. Ndi irembo ry'iki? Ni irembo ry'intama. Yohana igice cya 10 umurongo wa 7 ukagera ku murongo wa 10. Aravuga ati ni irembo ry'intama. Umuntu wese winjira muri uru rugo atanyuze muri jye, uwo yitwa umujura, umunyazi, niki? Abazanywe no kwica no kwiba no kurimbura. Ni irembo ry'intama. Amen. Idini y'ibinyoma ikora iki? Ituma abantu basimbuka inkike. Idini y'ibinyoma ikora iki? Ntabwo burya, haleluya, ndagira ngo munyumve neza, ntabwo Satani aza ngo akubwire ngo ngwino, ndashaka kukugira umwicanyi, ndashaka kukugira umusambanyi, ndashaka kukugira umuntu mubi, ndashaka kukugira yasura du. Satani aza aririmba, Satani aza yegereye ukuri. Nuko yaje asanga Eva, aramubwira ati Eva we, ari mu ishusho y'inzoka kandi n'inzoka irabya akarimi irabagirana, harya ngo azana ijambo ry'Imana ngo Imana yaravuze ngo kuri iki giti muzarya ibiti byose biri muri ingobyi, ariko iki giti ntimuzakiryeho. Satani aza mu ijambo ry'Imana. Ubu niba hari ikibazo isi ifite uyu munsi gitumye umwijima ubudika mu isi, ni ikintu cyitwa amadini. Ariko amadini ahuriye mu idini, idini yitwa idini y'ibinyoma, idini yitwa maraya. Haleluya. Satani yashutse Eva akoresheje ijambo ry'Imana. N'uyu munsi Satani atera abitwa abakristo, abagenzi bashaka kujya mu ijuru, bahusha inzira y'ubuturo bwera, bayoberwa kunyura inzira Imana yaduharuriye. Satani yabigenje ate? Satani ndabwiye ngo yateye Eva amusomera ijambo, amubwira ijambo, ariko akongeraho atari ko burya muzirireho gupfa ntimuzapfa. Ubaza amagambo y'ukuri Satani yavuze aganira na Eva. Haleluya. Ubaza umubare w'amagambo y'ukuri Satani yavuze aganira na Eva, ukabara n'amagambo y'ibinyoma Satani yavuze, wasanga amenshi arayahe? Wasanga amagambo menshi ari ay'ukuri Satani yabwiye Eva, amake ariyo y'ibinyoma. Ariko nubwo ikinyoma cyaba ari ijambo rimwe gusa, kirahagije ngo nucyumvira uyobe inzira y'ukuri. Maze rero Satani yinjiye mu buturo bwera akoresheje ka gahembe. Nababwiye ko ari ubutegetsi bw'iki? Bw'idini buvanze n'ubutegetsi bwa politike. Iyo turimo kubisoma mu mateka, mu ruhererekane rw'amateka, biraza bikaduherekeza bikatugusha kuri Kiliziya Gatolika ngo ba. Ariko nimvuga ngo Kiliziya Gatolika, ntago mba mvuze ngo umugatolika. Mutandukanye ibyo bintu bibiri. Aho tuzahareba neza. Ninde watinyutse? Kubera ko Danieli mu gice cya 7 umurongo wa 25 hatubwiye iki? Haratubwiye ngo uwo ni uzigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Ni ibihe byande na yahe mategeko? Amategeko avugwa aha na yahe? Ni amategeko y'uburyo abayuda bakarabaga, ni amategeko agendanye n'umunsi mukuru w'impongano, ni amategeko 10 yari ku bisate bibiri byabaga hehe? Yabaga hehe? Iyo sanduku y'isezerano yabaga hehe? Ahera cyane. Haleluya. Rero Satani yarahangaye. Hari abantu bahangara. Satani yarahangaye akoresheje ubwo buyobozi, aragenda yinjira mu buturo bwera. Icyambere arabanza aca mu buturo bwera, acamo amarembo menshi. Siko bimeze? Inzira zose zigira hehe? Aca muri wa mwenda buturo bwera akatamo amarembo menshi. Uwinjiriye mu gikara kinjira, uwinjiriye mu hirya no hino kinjira. Bishatse kuvuga iki? Abantu ntago bagiha bakinjira mu nzira y'agakiza banyuze muri Kristo.
hari ushaka umugabo akinjira mu buturo bwera anyuze mu mugabo akavuga ati jyewe ndaje uko mfite ubukwe mu mbatize. hari uzaza ari inshuti yaherekeje, ndabizi ejo bundi tuzabatiza, ariko ndinginga Imana ngo umuntu wese uzinjira mu mazi azabatizwe mu izina rya Yesu. Satani arakomeza nihuse, yinjira mu buturo bwera asanga ahantu hateretse igicaniro cy'ibitambo cyatambirwagaho, agitera ishoti, arangije akajya buri muntu wese atamba mu buryo bwe bworoheje. Ninde muntu Yesu amaze kuvuga ubuhanuzi butubwira ngo naza azabuzanya iki? Ibitambo n'iki? N'amaturo. Ibyo ku musaraba birasohorana. Babwiye yuko imbaraga itagaragara yakabura nkomyi yajegeje ikiganza cy'umutambyi wari ugiye gutamba saa 9. Icyuma yaragiye gusogotesha intama kiragwa, kiguye intama irijishura iragenda, kubera ko Imana yavuze ngo azabuzanya iki? Ibitambo n'amaturo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haba hari umuntu se wongeye gutinyuka kujya avuga yuko atamba igitambo? Ese uwo muntu yaba atamba igitambo cyitwa ngo iki? Buri munsi ku isi hari igitambo gitambwa cyitwa igitambo cy'iki? Cy'Ukaristiya. Niko bimeze? Ko mugeze ubwoba se? Igitambo hari abagitamba, kandi Yesu yabuzanyije iki? Ibitambo n'amaturo. Kubera iki? Kubera ko ngo yatambwe rimwe rizima, kuko atazahora ababarizwa umunyabyaha, atazahora ababara. Yaratubabarijwe, Imana inyurwa n'igitambo cye, bityo imaze kunyurwa n'igitambo cye ituma yinjira hera cyane hasigwa amavuta. Umunyabyaha wese afite uburenganzira bwo kwigerera ahera cyane anyuze mu maraso ya Yesu. Yesu ntazagaruka kudupfira ku musaraba. Ibyo byararangiye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ariko hari abantu bagitamba. Turi kumwe? Haba hari abantu muri iyi si, kuri uyu mubumbe, haba hari amadini agitamba, arema Yesu mu mugati akamutambira abakristo. Barahari, inge ndabazi kuko nababayemo. Uwo ni Kiliziya Gatolika. Ndakomeza mbabwire ngo ageze ku gikarabiro ku gikarabiro, avuye ku gicaniro cy'ibitambo, ageze ku gikarabiro. Ageze ku gikarabiro yahakoze iki? Ndashaka kuvuga wa murimbuzi waje kwibaba ry'ibizira. Ageze ku gikarabiro yasanze icyo gikarabiro gishushanya umubatizo uwo Yesu yabwiye Nikodemo ngo ni byiza ko, ni ngombwa ko, ni itegeko, ugomba, ukwiye gupfa, ukwiye kubyarwa n'amazi n'umwuka. Twigize yuko igikarabiro gihagarariye uwo mubatizo. Niko bimeze? Umubatizo Yesu yavugaga ni uwuhe? Ni uwo Yohana yamubatije amubwira ati emera ubikore Yohana, kugira ngo dusohoze gukiranuka. Reka nemere mpfira umunyabyaha, reka nemere nibire muri aya mazi ya Yorodani. Haba se hari umuntu utibiza ababatizwa? Kanabwiye ngo Satani yabwiye ibinyoma bike Eva, amubwira ukuri kwinshi ariko amuyobya inzira. Haba hari umuntu utonyanza utuzi? Nanjye batuntonyanyirijeho. Imana ishimwe ko naje kwibizwa. Imana ifashe nawe igufashe twibizwe mu maraso ya Yesu. Amen. Haba se tugeza hera ahagarariye ameza y'imitsima ariyo jambo ry'Imana. Haba hari abantu batiga ijambo ry'Imana bakarisomerwa gusa, ariko abo sinshaka kubashakira mu idini runaka. Babasha kuba na hano bahari ndimo cyangwa we urimo. Ujye umenya ko igihe cyose utarimo gutungwa n'ijambo ry'Imana uri muri ya dini y'ikinyoma yateye umugeri ameza y'imitsima. Tugeze se ku gitereko cy'imibavu? Igitereko cy'imibavu yari amasengesho y'abera basenga mu izina ryande. Kuwa nyuma dutangira isabato twiyize icyo bita gusenga mu izina rya Yesu. Amen. Gusenga twishingikirije imirimo ya Yesu, atari imirimo yanjye, atari imirimo yawe. Amen. Kuza imbere y'Uwiteka tumeze nk'abamukoresha w'ikoro, tuvuga ngo ntidushyitse,
gutungana mbikesha wowe ntama w'Imana ndaje. Iryo niryo sengesho. Haba hari abantu bambaza abandi bantu mu izina ry'amasengesho, turasenga mu izina ryande, udusabire n'ibindi byose ntashaka kurondora. Abo bantu baba hari. Nguko uko agahembe gato kasenye ubuturo bwera kageza hera cyane. Ndimo kwihuta ndasiganwa n'igihe nsigaje iminota nk'itatu. Kageza hera cyane kagenje gate. Agahembe gato kageza hera cyane karagiye gakuraho umwenda wari ukingirije hera cyane, karagenda kagera ku ntebe y'imbabazi. Ya sanduku y'isezerano yariho umupfundikizo uriho intebe y'imbabazi itwikiriwe n'abakerubi babiri. Aho Satani yahoze, Satani yarazi ko ariho urugendo rurangirira. Satani yahoze atwikiriye iriya ntebe y'imbabazi, yarazi icyo akora, kubera ko Satani yahoze ari umukerubi utwikira. Haleluya. Utwikira iki? Utwikira intebe y'imbabazi. Yarabizi ko amategeko y'Imana agoswe, ateretswe mu buntu bw'Imana. Haleluya. Amategeko y'Imana ni urukundo rw'Imana, atwikiriwe n'intebe y'imbabazi. Satani asanga iyo ntebe y'imbabazi ntacyo yayikoraho, ahubwo arinjira afata bya bisate by'amabuye atangira guhondahonda inyuguti z'itegeko abona ari mubangamiye kurusha andi azikuraho. Yigiriye inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Ubu amategeko abiri ayamena rwose umutwe. Itegeko rya kabiri rivuga ngo ntukiremere ibishushanyo bibajwe, arikuraho. Itegeko rya kane rivuga isabato, arikuraho. Amategeko ayasiga ari igikanka. Uwo nguwo niwe murimbuzi uzaza kwibaba ry'ibizira. Ako niko gahembe gato. Ariko ngarukiye aho ngaho byambabaza, kubera ko mwataha mufite umubabaro, mufite impungenge, mufite urujijo nk'urwo Daniyeli yari afite. Munyemeye nkoresha indi minota 2 mbabwire ikintu kiza cyane. Umwijima wabuditse ku isi, kandi ibyo byabaye ryari? Ibyo byabaye mu mwaka wa 538 ubwo umwami w'abami wa Roma watwaraga isi yose y'icyo gihe yahagurukaga ku ntebe yari yicayeho, ayicazaho papa. Aramubwira ati n'ubundi turi abami babiri, ni wowe ukwiriye kudutwara, ngwino akiri inkoni y'ubushumba. Uhereye umwaka, iyo myaka uhereye mu mwaka 538 ukageza mu mwaka w'1798, abanyamateka bita Dark Ages, imyaka y'umwijima. Umwijima wabuditse ku isi, maze abantu batakibona aho bashinga ikirenge. Usoma ijambo ry'Imana bakaguca umutwe, uhamya Kristo bakakurisha intare. Abantu b'Imana baratotejwe, miliyoni zisaga 50 zose zicwa urw'agashinyaguro, zihorwa kuvuga izina ry'umucunguzi Kristo. Ariko nubwo byagenze gutyo, ngo abo bose bagiye ntibahawe ibyasezeranijwe, babirebaga biri kure cyane bakabyishimira, bigatuma bavuga ko ari abashyitsi n'abimukira muri iyi si. Amen. Ngo abavuga batyo bose barahamya ko bashaka gakondo irusha iki gihugu kuba nziza. Ntibatinya intare, ntibatinya umuriro, baremera bagahara amagara yabo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Imana imaze kubona yuko ibyo bihagije, izana umucyo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Izana umucyo utajya ukumirwa. Hari amatara ku batwara imodoka bita ngo kamena bihu. Ntabwo uyu mucyo wamennye ibihu gusa, uyu mucyo wamuritse ku cyaha umwijima urahunga. Maze Imana izana ukuri abaguzi bemeye. Uhereye mu kinyejana cya 16 mu mwaka w'1519 ku ntangiriro y'umugorozi witwa John Wycliffe, ukaza ukageza ku mugorozi waduhaye iyi nsanganyamatsiko witwa William Miller. Imana ibaha umucyo uvuga ngo ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ryonyine. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ejo tuzabiganiraho. Umucyo Imana yazanye kumurika mu mwijima wari umaze igihe kinini, warabaye icuraburindi, nta muntu ukibona hakandagiza ikirenge, bisa naho ukuri kwasibanganye.
Bibiliya barazikoreye itsembatsemba, Imana ibaha indi fondasiyo ivuga ngo mu mahame mukwiye kwishingikirizaho muzizere Kristo, kandi Kristo we wenyine izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Uwo mucyo wa mbere iwuha John Wycliffe, aza avuga ibya Bibiliya. Haleluya. Martin Luther aza avuga iki? Martin Luther aza avuga ibya Yesu n'ubuntu bwe, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Imana yababwiye ngo kandi muzizere, muzishingikirize ku buntu, kandi ubuntu bungana iki? Ubuntu gusa. Amen. Imana irababwira ngo nta kindi kizababeshaho, nimwiga ijambo ry'Imana mukabonamo Yesu, mugasobanukirwa ubuntu bwe, muzabwizere, kwizera kandi kwizera gusa. Amen. Korali rero isoza indirimbo yaturirimbiye ivuga ikuzo ry'Imana, kandi ikuzo ry'Imana yonyine. Umucyo w'Imana urimo izo ngingo eshanu, twagiye tuziganireho tuzivugeho, ntago nzisobanura, muzisubiremo gusa. Ubu ni nsozi, senga Imana nsozi. Haleluya. Ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ryonyine. Musubiremo. Ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ryonyine. Nta wundi mugereka, nta kandi kantu. Ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ryonyine. Haleluya. Kristo, kandi Kristo wenyine. Amen. Kristo, kandi Kristo wenyine. Ubuntu, kandi ubuntu bwonyine bwa Kristo. Amen. Kwizera, kandi kwizera konyine. Icyubahiro cy'Imana, kandi icyubahiro cy'Imana yonyine. Mureke dusenga Imana. Amen. Datugira neza Mana y'urukundo ruhebuje, umucyo wawe waramuritse kandi uzakomeza kumurika, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Reka tuba abana b'umucyo, tuve mu mwijima, reka duce mu nzira imwe yonyine, ariwe Kristo nzira, kandi ariwe kuri, ariwe bugingo. Warivugiye ngo icyakuzanye ni ukugira ngo uduhe ubugingo, ariko wongeraho ngo ni ubugingo bwinshi busendereye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ijambo ryawe riravuzwe, ahari ndivuze mu rukonjo rwa kimuntu, mu ntege nke zanjye, ariko nizeye izina ry'Imana itabeshya, izina ry'Imana y'ukuri, ko Mwuka Wera agiye kurishimangira, akarisobanura, akamurikira buri wese mu baryumvise n'abazaryumva, mu izina rya Yesu. Amen.